ngira ngo mbonereho umwanya mbanze nshimire mwese abayobozi bari hano, hari abaminisitiri, hari abadepite bakora mu nteko y'igihugu cyacu, ab'ubutabera n'abandi, ndetse n'abayobozi b'inzego zo hejuru turi kumwe hano. Uburyo dukomeje gufatanya kubaka igihugu cyacu, ndetse ibyo tugeraho muri ubwo bufatanye no kubaka igihugu bikadushoboresha no gufatanya n'abandi muri iyi ntara ya Afurika, uhereye no muri aka karere dutuyemo ku burasirazuba, kugira ngo twese dushobore kugenda duhangana n'ibibazo no gukemura ibibazo bitwugarije. Niyo mpamvu nshaka kubamenyesha ko usibye ko twese dusanzwe tuzi imirimo, ingabo, polisi by'igihugu cyacu, ari ingabo ari polisi bikorwa muri Mozambique, bikorwa Central African Republic, bikorwa South Sudan n'ahandi, mu buryo butandukanye. Hari ibikorwa bikorwa mu bufatanye na United Nations, hari ibikorwa hagati y'ibihugu byacu n'ibindi bihugu nka Mozambique, dukorana n'igihugu cya Mozambique. Muri Central African Republic dufite uburyo bubiri, ni ugukorana na Loni no gukorana n'icyo gihugu, byombi birabangikiranye. South Sudan dukorana na UN. Ibi byose bimwe ntabwo turi igihugu gikize na busa, dukize ku bindi, ntabwo dukize mu buryo bw'ubukungu, ariko mu mutima n'ubushake turakize pe. Niyo mpamvu dushobora gukemura ibibazo byacu, dukomeza gushakira umuti kuko ntibijya bishira, ariko tukagira n'uruhare no gufatanya n'abandi kugira ngo dufatanye dukemure ibibazo byabo, ndetse akenshi bishobora kuba bifitanye isano n'ibibazo byacu, bityo tukatera intambwe. Nko muri Mozambique, nagira ngo mbivugira hano kuko hari abantu bajya bagira confusion. Muri Mozambique dufiteyo ingabo zirenga n'abapolisi barenga 2,000, ndetse bigera bivanze hafi 2,500. Ejo hashize twongereyo izindi ngabo, bazongereyo kubera ko kuva twagera Mozambique hari ibibazo byinshi byakemutse dufatanije abenegihugu ba Mozambique.
hari n'ibindi bigikomeza ibibazo kubera ko ntabwo twari ahantu hose ntabwo twashobora gukora ahantu hose hari abandi nabo bafashije hari Samim ingabo zavuye muri Southern Africa nazo zifite ibyo zikora muri Mozambique abantu bose bafite ibice bakoreramo ibice dukoreramo navuga ko ibibazo twabikemuye bikarangira ariko kubera ko abo twari duhanganye nabo bagiye bimuka bakajya mu bindi bice bya Mozambique ntabwo twari kugera ahantu hose ntabwo byashoboka tunafatanyije n'aba Mozambique ariko nabo bandi nabo bafite ibyabo bakora biragaragara ko rero aba terrorists bo muri Mozambique bagiye bimuka bakava aho twakoreraga bakajya ahandi twumvikanye n'aba Mozambique ko tugiye kubakurikirana aho bari aho ngaho so nibyo tugiye gukora niyo mpamvu twongereye izo ngabo ariko izo ngabo tuzongera kuva twagera Mozambique kugira ngo bibe kiriya nta gihugu na kimwe nta muryango n'umwe uraduha n'urumiya rwo gukoresha muri ako kazi ni amafaranga yanyu amafaranga y'igihugu dukoresha muri bya bice dufite tugabana n'abandi turasangira tukabikoresha icyo nashaka kuvuga nicyo nabashimira hari abazafasha hari abatubwira ko bazafasha turategereje nibadufasha rwose tuzabibashimira kandi birakwiye ahubwo byari bikwiye kuba byarabaye kera ariko it's never too late to help tuzabibashimira ariko nagira ngo icyo kibanza kive mu nzira kuko hari abibwira ko hari abanyirije amafaranga hasi bakatwishyura hari abageze bate nta n'umwe niba ndabivuga niba atari byo ndaza kwifuza kubona wampakanya ariko nagira ngo ibyo bibanze bive mu nzira twatanze uburyo buke dufite ndetse dutanga n'ubuzima kuko abajya kurwana mu ntambara nka ziriya hari abantu babigwamo ubona uvuga ngo mu gihugu cyacu twatanze ubuzima bw'abana bacu gufatanya n'abana ba Mozambique tunatanga n'amikoro yacu make dufite ubwo rero kugira ngo mbashimire ibyo kuba nubwo navuga ngo twabanje kwicara tujya inama twemeranya abo tubikora ndabashimira ko twabikoze mugasanga ari byo namwe mukabyemera ndagira ngo mbandanye nanone muri Central African Republic navuye ko hari uburyo bubiri hari gukorana na UN hari no gukorana n'igihugu bwacyo bilateral hari na UN frameworks dukorera muri bilateral nabyo ni kimwe nk'ibyo bya Mozambique ku ruhande nabyo amikoro yacu twasangiye n'abanyafurika bagenzi bacu nabyo ntabwo dutaka cyane ngo ntabwo abantu badufashije ariko bashatse gufasha bafasha
ariko dukorana n'aba Central African Republic ku buryo byabahaye agahenge bakabona amahoro, ndetse niyo mpamvu bashoboye kugira amatora y'ubushize. Iyo tutajyayo ntabwo baba barayagize. Wenda nta nubwo iriya leta ibiriho cyangwa iba yaragiyeho, nta nubwo n'uriya mujyi wabo wa Bangi nawe ushobora kuba utari mu maboko yabo, wari uri mu maboko y'abandi abo bari bahanganye nabo. Ariko icyatumye tubikora muri UN aho dufite ingabo naho ziri hariya muri Central African Republic, dukurikiza amategeko ya UN. Ntabwo twajya kunyuranya n'ibyo UN dukoreramo ishaka, ifite uburyo bwayikora. Ntabwo nirwa mbitindaho kubinenga, ariko ndavuga uko bimeze. Ariko ibya bilateral byatumye byihuta ibintu kuko ibyo nitwe tubigena. Iyo wigenera ukora ibintu uko ubyumva, uko ubishaka, uko ubona bikwiye. Iyo ukorera mu bandi cyangwa aribo bakuyobora, nabo bakora uko bashaka, ko babona ibintu akenshi hari ubwo biba binyuranye bitajyana. Twe rero twabwiye ingabo ziri muri UN gukurikiza amategeko ya UN. Hanyuma ingabo zacu nazo twoherejeyo twazihaye amabwiriza zigomba gukurikiza zikorana na leta ya Central African Republic. Ibyo biratandukanye, ariko ndibwira ko byuzuzanya. Ibyo nabyo bimaze igihe, nabyo bigenda bifata inzira. Gusangira ni uburyo bwinshi, tuzi gusaranganya cyane, nicyo kitugejeje aha. Ingabo ziri muri bilateral muri Central African Republic, usibye ko zishyurwa n'u Rwanda, imishahara yabo bashyira ku konti zabo hano bakazayasanga, ariko banasaranganya n'abari muri UN ihemba kurusha uko bahembwa hano abandi. Niba UN bishyurwa, buri muntu yishyurwa amadolari 100, hamwe abo wishyuwe gukorera muri UN, ikindi gice agasaranganya agaha mugenzi we gukorera muri bilateral. Mwari mubizi? Aha, bita gusaranganya rero. Kuko tubaho twebwe ntabwo turi high maintenance. We are low maintenance people, low maintenance countries. We do more for less, and that's our culture. We want to continue.